Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Tumaze iminsi mu isengesho ry'iminsi 10 ryarangiye rikurikira ry'iminsi 20, hanyuma rero nyuma yaho twongereho n'iminsi 3 yo gushima. Ni ukuvuga ngo twegeranyije iyo minsi yose dusanze turengeje ukwezi kose twibereye mu gusenga. Haleluya. Bya bindi rero twajyaga tuvuga ngo ntibishoboka biri kugenda bishoboka. Twajyaga dutekereza ko umuntu adashobora gusenga igihe kirekire, none twe dusenze ukwezi kurenga. Nyamara rero Imana irimo kuduteza intambwe. Iminsi 20 ya rozari, kongeraho iminsi 10 iy'ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, ibibaye iminsi 30, twongeraho n'itatu yo gushima. Mbese muri make ukwezi tukurengeje dushima Imana, dusenga. Aleluya, tuzirikana ibyiza by'Imana. Buriya rero icyiza cyo kuba muri audio cyangwa mu nyigisho kuzikurikira, ihari igihe kinini burya ugenda ugarura cyari cyaratakaye mu gihe cyo kwitekerezaho, mu gihe cyo kwiyumvira, mu gihe cyo mbese na depression iri hafi yawe. Ibyo byose rero iyo utangiye kubireka, ni witekerezeho, ni wirebeho, ahubwo kumva inyigisho ugenda uzikurikira, ugerageza kuzikurikira, burya bya bindi bigenda bishira mu buryo utanamenye. Ntunamenye uko byagiye, ujya kubona ukumva byararangiye. Hari abavandimwe rero bari kugenda batanga ubuhamya bavuga bati nari indwaye ariko sinzi igihe nakiriye, kuko sinigeze menya uko ya ndwara yagiye, bwa bubabare sinigeze menya uko bwagiye. Mu by'ukuri icyabiteye nuko utakibona umwanya wo kwiyumvira, utakibona umwanya wo kwitekerezaho muvandimwe, utakibona umwanya wo kwirebaho, ahubwo ubu ngubu amaso yawe wayahanze hehe? Kuri Yezu. Kubera iki? Audio. Hari n'abantu bambwira bati iyo mbyutse telefone mpita nyicana ngo ndebe niba audio zaje. Haleluya. Ibyo rero ni ibintu byiza cyane. Iyo ukurikira inyigisho burya hari igihe cyawe kigenda kigaruka, cya gihe cyari cyaratakaye kigenda kigaruka, kubera yuko ntabwo uba ugifite umwanya wo kwitekerezaho, wo kwirebaho, wo kwiyumvira, wo kwiyumviriza, wo kureba ukuntu ari wowe wagowe, ahubwo ufata umwanya uhagije wo kujya muri Yezu, akaba ariho wibera. Nuko rero muvandimwe wanjye nkunda, ejo twatandukanye dusezeranye yuko tugiye kuruhuka. Uko niko twari twabyumvikanye ko tugiye kongera gusubira mu bubabare, kubera yuko hari abantu benshi bafatiye audio mo hagati bagenda bavuga bati turifuza ko twabona ubwo bubabare, kandi noneho naho waba warabutangiriyemo ukaba unabwumva, ariko birakwiriye ko twongera gusubira inyuma, ukajya wumva ijambo ku ijambo, ukajya wumva n'ikindi gitekerezo cy'umunsi, ukajya ugira icyo ukuramo. Nuko rero ugakomeza kwiga, kuko ubu buzima ni ukwiga. Yezu rero yansanze ndi kuruhuka, arambwira ati hari ikintu ukwiriye kumbwirira ubwoko bwanjye, kandi ndashaka ko ukibambwirira. Ndamubwira nti rero Yezu, urabizi ko nakubwiye ko ndi igikoresho, wowe icyo ushaka cyose gikorwe. Aleluya. Mu minsi ishize nakubwiye ko Bikira Mariya yaragiye kunyereka ibintu, nkamubwira ko numva ngize ubwoba, akambwira ati nzabikwereka mu bundi buryo. Ubwo bundi buryo rero Yezu Kristo niwe waje kubunyereka. Ibyo rero akaba yambwiye ngo mbikubwire, kubera yuko ari ibintu bikomeye cyane. Bikira Mariya na Yezu rero ntibatana, bahora bari kumwe. Ni nayo mpamvu burya mu gusenga tujya duhamagara Bikira Mariya ngo aduherekeza tujyane kwa Yezu, kuko kwa Yezu wenda rimwe na rimwe twebwe ntabwo twahigeza, ubutungane bukwiriye ntitubushoboye, ariko burya umubyeyi w'umugore ahora iteka yita ku mwana, yamureba yabona ku tuzuru hasa nabi ukabona aramuhanaguye. Rimwe na rimwe ntabwo bitangaje kubona umubyeyi ahanaguza umwana we igishura cye, umwenda yifubitse ukabona aramuhanaguye. Rimwe na rimwe ukajya kubona ukabona umubyeyi aciye uducandwe aduhanaguje ku munwa w'umwana cyangwa ku itama, yarangiza agahanaguzaho igitenge yari yifubitse, ko icyo aharanira nuko umwana agenda asa neza. Ibyo ni ibintu byagiye bitubaho kera ku bantu bafite ababyeyi, murabyibuka, n'abatabafite kandi hari aho mwabibonye. Burya umubyeyi w'umumama yita cyane ku mwana, akavuga ati dore uyu mwana arasa nabi, mwaba muri kujya mu misa akumva yitaye ku kuntu ugomba kubusa. Hari igihe areba ku maso agasanga ntabwo wakarabye neza, agacira uducanwe nuko akaguhanagura. Mbese urabizi, nagiye mbona ababyeyi b'abamama ahantu nyine mu giturage, umubyeyi w'umumama afata amazi
akayajundika, noneho y'amazi atangiye gusa nazamo akantu k'agashyuhe akaba ari yakarabisha umwana mu maso. Icyo ari kwanga n'iki? Nuko wa mwana ahura n'ubukonje bwa y'amazi. Haleluya. Rero icyo nashakaga kuvuga cyane ni uwo mutima wa kibyeyi, niyo neza ya kibyeyi, iyo neza maternelle, iyo Bikira Mariya rero arayidufitiye. Erega buriya Imana irema, yaremye abagore ukwabo, irema abagabo ukwabo, kandi bose baha ubushobozi ku bintu bimwe na bimwe bitandukanye. Niyo mpamvu nyine iyo affection maternelle navuga ngo ni ndasimburwa, burya nta wayiguha wundi uretse uwo muntu nyine uwo nguwo. Ubwo rero Bikira Mariya mu gihe cyashize yaraje arambwira ati murasenga ni byiza, Yezu muramwegera ni byiza, ariko mujye mumpamagara, ujye umpamagara ngo uherekeze. Ndamubwira ngo yego. Wenda ntabwo amerekeza buri gihe, ariko iyo bibaye ngombwa arabimbwira, akambwira ati ndaguherekeza. Haleluya. Nibwo rero yanyigishije iriya ndirimbo, iriya maze iminsi nkuririmbira. Abantu benshi mwarayikunze, hari n'abambwiye bati iyo umuntu ayumva yumva atari indirimbo isanzwe. Nibyo, ntabwo ari indirimbo isanzwe, kuko nabaye umuririmbyi pe, nabaye umuririmbyi, nabaye umuhereza mu kiliziya, ibyo narabivuze, nasomye amasomo matagatifu, ariko iyo ndirimbo sinigeze nyiga. Nayigishijwe na Bikira Mariya ubwe. Yaraje arambwira ati hari indirimbo nshaka kuzajya uririmba, kandi iyo ndirimbo iranezeza. Arayinyigishiriza. Yewe sinakubeshya muvandimwe ngo nkubwire ngo nari narumvise amagambo yayo, cyangwa se ngo melody ngo hari ahandi hantu wenda twayikopeye. Oya, yaraje amagara imbere arambwira ati ririmbi uko nkubwiye. Arayindirimbira, ayimpamo ibitero bitari munsi ya 3. Noneho telefone nayiririmbiyemo icyo gihe, telefone iza kugira ibibazo irapfa. Amatelefone nayo erega aradutenguha. Hari igihe nzireba nkumva umujinya uranyishe. Nuko rero iyo ndirimbo iza kugenda muri iyo telefone, amakuru y'iyo ndirimbo agenda atyo, ariko nsigara na refrain mu mutima yanga kuvamo. Noneho rero ibitero nibyo byagiye. N'abavandimwe barimo kumbwira bati se watubwiye ndirimbo tukayiririmba, tukayiga, tukayiririmba. Noneho Bikira Mariya ndamwegera ndavuga nti wambabare ukongera ukanyigisha ya ndirimbo koko, noneho koko tukajya tuyiririmba. Harambwira ngo erega indirimbo ubwayiriho no mu ijuru barayiririmba, ariko rero nimutangire nibaririmba, ariko n'izihari zifite akamaro kandi zirashoboka, ariko nzayikugarurira. Muvandimwe rero wayikunze, ndagira ngo nguhumurize nkubwira ngo izagaruka. Mfiteho refrain gusa, n'ukundi kuntu mbese n'indirimbo navuga ngo n'indirimbo ihanitse pe, kuko Bikira Mariya yanyigishije ukuntu umuntu ayiryamamo, akayibyukamo, akayizengurukamo, akayigendamo. Ni umucundero, yanyerekaga ari umucundero, ni nziza pe. Nuko rero reka nongere nanjye nyigusubiriremo, wenda ushobora kuba uri kuvuga ngo se ngo ni iyihe. Mpagurutse ngiye gushengerera, mpagurutse ngiye kumuramya, mpagurutse ngiye kureba uwo nkunda, uwo nihebeye. Bikira Mariya umerekeze, Bikira Mariya umerekeze, mama wanjye umerekeze, mubyeyi umerekeze. Ngiye kumuramya uwo mwami, uwo ni Yezu uwanyitangiye. Bikira Mariya umerekeze, mama wanjye umerekeze, mwamikazi umerekeze, mubyeyi umerekeze. Ainsi de suite. Nuko rero Yezu Kristo arishima cyane. Iyo rero duhingutse turirimba iyo ndirimbo, Yezu arishima n'ukuri. Yesu, haleluya.
arishima nkabibona. Haleluya. Yesu. Erega Yesu akunda mama we. Erega naho twebwe twaba tubikereza, naho twavuga ko ari umugore nk'abandi, ntabwo Yesu Kristo wabibona nkatwe. N'umubyeyi ufite agaciro gakomeye mu maso y'umuhungu we. Haleluya. Reka rero nkubwire icyo yambwiye kukubwira, ariko kandi kirakomeye. Turakireba rero mu byahishuwe. Turahera ku mutwe wa donc reka tuhere mu ivanjiri yanditswe na Yohane, kuko ni hamwe birasobanura. Icyo mubwira ni uko ibisobanuro ni bimwe. Ivanjiri yanditswe na Yohane, urubanza rw'Imperuka. Matayo umutwe wa 25 umurongo wa 31, urubanza rw'Imperuka. Haleluya. Imperuka tuvuga izaba. Urubanza rw'Imperuka rero nirwo Nyagasani yanyeretse. Uru rubanza rw'Imperuka rero yarunyeretse, yanyeretse imbaga itabarika pe. Kuriya tuvuga ngo imbaga itabarika, nge nabonye abantu benshi cyane. Turi mu kibaya ahantu twasaga n'abategereje nko kwa kundi umunsi mukuru butegereje. Nagiye kubona rero, mbona muri uko gutegereza, mbona ijuru ribaye nk'irifungutse, mbona mu ijuru tubona kuri abavuga ngo Yezu ngo azamanuka washagawe n'abamarayika nabibonye. Imbere ye rero hari amafarasi 3. Abo bamarayika bari bamushagaye rero, ijwi rirambwira ngo naba arikanje, abamarayika bakuru. Abo bamarayika rero 3 nabonaga buri wese afite ubutumwa agomba gusomera isi mbere yuko Yezu avuga. Noneho rero abo bamarayika baravuga. Ibyo bavuze rero nabyo ndabikubwira kuko ndabyibuka. Abo bamarayika baravuga. Noneho ngo ngiye abantu twari kumwe nkabona barimo gusakuza, basa n'abatari kumva icyo marayika ari kuvuga. Ngo nkababwira ngo mwabantu mwe mwacecetse ngo mugatega amatwi icyo marayika w'Imana ari kuvuga. Kuko ukabona abantu bamwe ngo baracecetse, abandi bari kwinywera. Ngo nkabona n'ukuri abantu badafite ubwoba. Ariko uko nguko byari bimeze, isi yahise isa n'ihinda umushyitsi. Noneho marayika wa 3 yatangiye kuvuga, isi hinda umushyitsi, abantu bose barakangarana. Ariko noneho ikintu cyari cyantangaje nuko mukuza gutyo iryo juru rifunguka, ryafungutse abantu bibereye mu bintu byabo binyuranye, abantu bibereye mu byaha, mbese abantu nta nubwo bari banabyitayeho. Ariko noneho ntibahita bakangarana ako kanya. Ijwi rirambwira ngo Antikristo uri kugenda arangaza abantu, ngo nubwo bareba ntibabona, nubwo bakanuye amaso ntabwo babona, nubwo babwirwa ntabwo bumva. Antikristo akomeje gukora umurimo wo kubaziba amatwi. Ariko rero ubutumwa bw'abamarayika bwamaze kuvugwa, abantu bose mbona baguye igihumure. Ababi n'abeza bose baguye igihumure, hasigara abantu bakeya bari maso. Ubwo rero ngiye kukubwira iby'urwo rubanza rw'Imperuka uko nabibonye. Igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo, ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo. Ibi ngibi rero nibyo ndi kukubwira, nabonye ashagawe n'abamarayika. Imbere hari abamarayika 3 bakuru bagombaga kuvuga mbere yuko Yezu avuga, ariko inyuma hari abandi bamarayika benshi cyane ko hari inteko y'abamarayika pe. Noneho rero abo ngabo nababonye baje ku bicu. Ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye, maze azatandukanya abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Muvandimwe, ibi bintu biteye ubwoba. Ngiyewe uko nabibonye rero, kandi uko nabibonye nabonaga abantu bibereye mu byaha, barangariye mu byaha, ndetse mbona n'abigisha abantu bavugaga ijambo ry'Imana ariko babeshya. Abo nabibonye. Mbese marayika wa mbere yavugaga abantu bibereye mu nyigisho z'ubuyobe, abandi bibereye mu byaha, ukabona ntabwo abantu bari gutega amatwi amagambo ya marayika. N'uwa 2 ntibamwumva, uwa 3 atangiye kuvuga nibwo isi yahinze umushyitsi, abantu batangira kugira ubwoba. Kandi ariko nubwo bagiraga ubwoba, nabonaga nta n'igihe cyo kwicuza kigihari. Ijambo ry'Imana mu byahishuwe riravuga ngo umunyabyaha akomeze kuba mu bwandure bwe, ariko n'intungane ikomeze kwitagatifuza. Umutagatifu akomeze yitagatifuze. Dukomeze buri wese aho ari, n'ukuri igihe kirageze.
azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze abahawe umugisha na data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Kuko nashonje mukamfungurira. Reka tubanze twumvikane. Ingoma bateguriwe kuva isi ikiremwa biravuga iki? Ntabwo ari ukuvuga ngo isi ikiremwa Yezu yanditse ku gahanga ka Louise ngo uzajya mu ijuru, ahubwo kuva isi ikiremwa Imana yagennye ko abazayubaha bazayikorera neza izabana nayo. Iyo ngoma rero irateganyijwe ku bantu bose bazubaha kandi bazumva ijambo ry'Imana. Nawe rero ushobora kuba urimo, ni ukuvuga ngo Imana ibishyiraho ntabwo yavuze ngo amazina ni runaka na runaka na runaka, oya. Imana yaravuze ngo iki ni icyicaro kigenewe abazatsinda. Ubwo rero kuvuze ko hari icyicaro kigenewe abazatsinda, nawe haranira gutsinda. Ndizera kuri kubyumva. Bitandukanira na bya bindi izi nyigisho z'ubuyobe ziriho uyu munsi ziri kuvuga ngo rega ngo mwiharanira ngo kwinjira mu ijuru, ngo ijuru ngo rifite abo ryagenewe. Abahamya ba Yehova bemera yuko nta muntu uzinjira mu bwami bw'ijuru ngo bwaruzuye, ngo ahubwo abantu bazaba muri paradizo nshya. Rwose Yezu mbabarira, ntabwo ari uguca urubanza mu bantu nabonye bari barimo gutanga inyigisho z'ubuyobe, abahamya ba Yehova bari barimo. Rwose Imana yo mu ijuru imbabarire, si ugusebanya, kuko buriya iteka nirinda kuvuga amazina y'abantu, iteka nirinda kuvuga idini runaka, iteka nirinda gutunga urutoki umuntu runaka, naho naba namubonye nirinda kubivuga, kuko ntabwo icyo ngambiriye ari ugusebanya, oya. Icyo ngambiriye ni ukuvuga ukuri. Ni ukuri abo bahamya ba Yehova nababonye. Aho bari bicaye nababonye bari gutanga inyigisho z'ubuyobe. Yezu ntabwo ndi kuguhimbira, nabibonye. Gusa Yezu Kristo atwumve. Nuko rero Imana ikirema, haleluya, yateguye ko ari icyicaro kizagibwamo n'abazayubaha. Abo rero bazubaha izina rya Yezu hari icyicaro bafite. Iyo cyicaro ntabwo yanditseho ngo Louise cyangwa se Solange cyangwa se Ansira cyangwa Dera, oya. Ntabwo ari uko yanditseho. Yanditse ko abazubaha izina ryanjye kandi bakamesha icyubahiro mu isi, bakarwana urugamba kandi bakihanganira kunesha, abo bazicara aha ngaha. Ngubwo bwami twateguriwe rero kuva isi ikiremwa. Noneho ubwo bwami tuzabwinjiramo gute? Ngo kuko nashonje mukamfungurira. Muvandimwe, ngewe nabonye abantu benshi bari kuzira ibintu njye navuga ngo byoroshye. Abantu bari kuzira ibintu byoroshye, kuba uvuga uti ngewe utwo mfite n'utwanjye. Hari abantu bari kwigomwa. Wibuke wa mugore ajya gutura. Umugore abantu bari baratuye, Yezu arareba, haza kuza umupfakazi ngo atura agaceri kabiri, agaceri nta nubwo ari n'igiceri, agaceri, ni ukuvuga gatoya. Imana Yezu aravuga ati uyu ni utuye by'ukuri, kuko atanze icyo yari afite. Muvandimwe, ni ukuri ngewe uko nabibonye, nge nabonye igihe ari gitoya. Haleluya. Nabonye igihe kituri imbere atari kinini pe, cyakagombye kuduteranya n'Imana. Muvandimwe, ndakwinginze wo kabyarawe, ndakwinginze muvandimwe, ubu undebye wasanga ndi gupfukama ngusupuriya nkubwira nti wo kabyarawe, mbabarira ukorera ijuru. Ngewe nabonye yuko ijuru ririho, ngewe nabonye yuko abari kuri burara abantu bari mu burangare. None ndakwingize muvandimwe wo kabyarawe, ndi kukwinginga wo kagira Imana we, mbabarira, ndakwinginze ukorere Yezu. Korera Yezu, mva uko ari kukubwira. Wikumva ijwi rya Louise, kuko ni wumva Louise urumva ari umuntu. Ndetse uraza gusanga ari umugore wicaye mu Rwanda, mu Gatsata niho ntuye, mu mudugudu w'ihuriro, mu kagari use nkubwire n'akagari ntuyemo. Akagari ni Nyamugari, umurenge ni Gatsata. Kugira ngo nkubwire ngo ndi umuntu ufite aho mbarurirwa. Ntabwo rero ari nge wahagurukanye iryo jambo ryo kuza kukubwira. Haleluya. Ntabwo ari nge wahagurukanye iryo jambo. Iryo jambo Yezu yarimbwiye ndyamye iwanjye. Yezu araza arambwira ati reka nkwereke. Anyereka urubanza rw'Imperuka, kandi anyereka ibintu bigiye gukora ku bantu. Umva, nari nshonje mukamfungurira, nagize inyota mu icyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye
muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zizamubaze ziti, Nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo kunywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Ni ryari Nyagasani ibyo twabikoze ryari? Nuko umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ni njye mwabaga mubigiriye. Haleluya. Ijambo baciye bugufi ndarisurinye cyane. Baciye bugufi ni bande? N'abantu bose bemera Yesu, abantu bose uruzi babikeneye. Ntabwo ari abo wowe utekereza ko babikeneye, ahubwo abo uhuye nabo, uwo Yesu akubwira ati uyu mugirire neza. Kuko Yesu ashobora no kukubwira ati girira neza paruwasi utuyemo, ukabona ari amaparuwasi wenda yubatse ayo mazu yayo y'imitamenwa. Ubwo rero Yesu akakubwira ati fasha paruwasi. Ntabwo ari ukuvuga ngo wowe kubera ko ubona ko paruwasi ihagaze neza ngo utekereze yuko utayifasha, ahubwo wayifasha kuko Yesu yaba avuga ati ivugabutumwa rikorerwa ahangaha rigera ku isi yose. Haleluya. Abaciye bugufi rero nabo ngabo ni abantu bose bubaha Imana kandi barangwa n'ibimenyetso bitagatifu. Hanyuma azabwire n'ab'ibumoso ati, nimumve iruhande mwe bivume, mwe mujye mu muriro w'iteka wagenewe Sekibi n'abamarayika be. Wagenewe Sekibi, Satani, Antikriste n'abakozi be bitwa abamarayika be. Kuko nashonje ntimwamfungurira, nagize inyota ntimwampa icyo kunywa, ndi umugenzi ntimwancumbikira, nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndwaye cyangwa ndi imbohe ntimwaza kunsura. Nuko abo nabo bazamubaze bati, Nyagasani, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa, urwaye cyangwa uri imbohe ntitwagufasha? Nuko azabasubiza ati, ndababwira ukuri, ibyo mutagiriye umwe muri abo baciye bugufi ni njye mutabigiriye. Maze abo bazajye mu bubabare bw'iteka, naho intungane zijye mu bugingo bw'iteka. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aha rero uri kuhumva muvandimwe, naho ntasobanura byumva. Ibikorwa byo gukiranuka nibyo bigiye kuduherekeza, bikaba bigiye kutusobanukira neza mu byahishuwe. Reka tubanze mu byahishuwe, ariko nza gusanga tugiye kubanza ahangaha mu ivanjiri, hanyuma tukaza gukurikizaho ibyahishuwe. Akarumbeti ka 7, ibyahishuwe umutwe wa 11 umurongo wa 15. Umumarayika wa 7 nawe avuze akarumbeti ke, nuko amajwi yumvikana mu ijuru avuga aranguruye ati, ingoma y'isi yeguriwe umwami wacu na Kristo we, akazima ingoma uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Babakambwe 24 bicaye ku ntebe zabo imbere y'Imana, bagwa bubitse uruhanga ku butaka, maze basenga Imana bavuga bati, turagushimira Nyagasani Mana mushobora byose, wowe uriho kandi wahozeho, kuko wakoresheje ububasha bwawe buhebuje maze ugashinga ingoma yawe. Haleluya. Ingoma y'Imana rero iriho kandi izahoraho. Amahanga yose yarakaye, ariko uburakari bwawe buba ari bwo bwigaragaza. Haleluya. Amahanga yari yarakaye. Amahanga ni yande? Ni abantu badashaka kumvira Imana. Abantu badashaka kumvira Imana rero uyu munsi bararakaye cyane, bararwanya Imana, babyitayeho, bahagurukiye kurwanya Imana. Ariko Imana yashinze ingoma yayo, kandi ingoma yayo ntabwo izagira iherezo. Ubu ni igihe cyo gucira urubanza abapfuye no guhemba abagaragu bawe b'abahanuzi, abatagatifu n'abatinya izina ryawe, abakuru n'abato. Ni igihe cyo gutsemba abarimbuye isi. Muvandimwe uri kubyumva? Ni igihe cyo guhana, ni igihe cyo gukuraho, ni igihe cyo guhemba. Nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru
irakinguka, n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Ubwo haba imirabyo, urusaku rw'imihindagano nk'inkuba, umutingito w'isi n'urubura rukaze. Ibyo ngibyo rero niko byagenze. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana mu byahishuwe. Turakomeza rero turebe ntama n'abacunguwe, kugira ngo tuze kumva neza icyo dushaka kuganiraho. Nuko mbona ntama, ubwo ni umutwe wa 14, nuko mbona ntama wari uhagaze ku musozi wa Siyoni ari kumwe na ba bantu 144 bafite izina rye ndetse n'izina rya se ryanditse ku gahanga kabo. Haleluya! Izina rye ndetse n'izina rya se. Iryo zina ni irihe? Ni izina rimwe ryitwa abakristo, abacunguwe, abayobotse Kristo. Tukomeze rero, turakomeza mu mutwe wa 14 umurongo none wa 6. Nuko mbona undi mumarayika wagurukaga mu kirere hejuru cyane, afite inkuru nziza ihoraho yagombaga gutangariza abatuye isi. Ubwo aba ni abamarayika 3 batumwe. Baba marayika nakubwiye nabonye baje, umva ibyo batumwe. Umwe yarazanye inkuru nziza ihoraho yagombaga gutangariza abatuye isi, abantu bo mu mahanga yose, mu miryango yose, mu ndimi zose no mu bihugu byose. Yavugaga mu ijwi riranguruye ati, nimutinye Imana kandi muyihe ikuzo, kuko igihe cyayo cyo guca urubanza cyageze. Muvandimwe, birashoboka ko twaba tubona ko ari ibisanzwe. Barabivuze hano umuvandimwe, twazo tuganira ko igihe babivugiye, wiba nk'abo ngabo muvandi. Nimusenge umuremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'amasoko yose, nimumusenge. Ubwo hakurikiraho undi mumarayika wa 2, aravuga ati, iraridutse, iraridutse Babiloni, wa murwa w'icyamamare, yo yuhiye amahanga yose divayi y'ubuhabara bukomeye bwayo. Ni ukuvuga icya mbere ni ugukangurira abantu gusenga, nicyo marayika wa mbere yavuze. Icya kabiri ni ukuvuga akaga kabaye ku bantu bayobotse sekibi dayimoni. Hanyuma undi mumarayika wa 3 arabakurikira maze avuga mu ijwi riranguruye ati, niba hagize usenga igikoko n'ishusho yacyo, agashyirwaho ikimenyetso cyacyo ku gahanga cyangwa ku kiganza, uwo nawe azanywa kuri divayi y'uburakari bw'Imana yasutswe idafunguye mu nkongoro y'ubukana bwayo, maze ababarizwe mu muriro n'amahindure imbere y'abamarayika batagatifu n'imbere ya ntama. Umwotsi w'umuriro bazababarizwamo uzahora ucumbuye, kuko ibihe bizahora bisimburana iteka. Ntibazagira ikiruhuko ku manywa na nijoro, abasenga igikoko n'ishusho yacyo, n'umuntu wese uzashyirwaho ikimenyetso cy'izina ryacyo. Igihe rero kirageze cyo kugaragaza ubwiyumanganye bw'abatagatifujwe bakomeye ku magambo y'Imana no ku kwemera muri Yezu. Nuko numva ijwi riturutse mu ijuru rirambwira riti, andika, hahirwa guhera ubu abapfiriye muri Nyagasani. Ni koko uwo ari Roho w'Imana ubivuga, nibaruhuka imibabaro yabo, kuko ibikorwa byabo bibaherekeza. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Turi kubyumva rero. Abamarayika 3 batumwe, njyewe narababonye ejo, ndabibonera, ndababona abamarayika 3. Uwa mbere yateye akarumbeti abwira abantu iby'inkuru nziza, ati, nimuhinduke, nimureke ibyaha. Abantu bari mu byaha ntibamwumva. Uwo mumarayika rero yazanye inkuru nziza ihoraho yagombaga gutangarizwa abatuye isi, abantu bo mu mahanga yose, mu miryango, mu ndimi zose no mu bihugu byose. Yavugaga mu ijwi riranguruye ati, nimutinye Imana kandi muyihe ikuzo, kuko igihe cyayo cyo guca urubanza cyageze. Nimusenge umuremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'amasoko y'amazi. Uwo mumarayika rero yamaze kubivuga,
abantu basa naho babihinyuye, nkabona rwose batabihaye n'agaciro, nkabona abantu bikomereje ibyabo. Ibyo rero bikaba bisobanura iki? Ni muri iyi minsi turimo, ubwo abahanuzi bari kuvuga, ubwo abantu bari kugenda bavuga iby'ijambo ry'Imana, ukabona abantu bibereye mu kintu cy'uburangare, ukabona abantu bari muri igihe byavugiwe, ugasanga umuntu ahagaze muri icyo igihe byavugiwe adashaka no kumva ibyo ari byo. Aho ngaho rero uwo marayika wa mbere araza avuga ibyo ngibyo. Ariko marayika nubwo yabivugaga, ntabwo yabivugaga gusa ngo narangiza avuge yigendere, yabivugaga aranguruye ijwi kandi bose bakabyumva. Ariko ikintu cyambabazaga nuko abantu babyumvaga bagakomeza ibyaha byabo, bakameza kwibera mu byo bari barimo. Nkabona abantu turi kumwe bari gusakuza, bagabona ntacyo bari kumva, nkavuga akuse mwacecetse mu kumva icyo marayika avuga koko. Nkabona reka data, bamwe ukabona bacecetse bari kumva, ariko hakabamo n'abandi babasakuriza badashaka kumva kandi badashaka no gutuza ngo abandi biyumvire. Yesu arambwira ati ngiyi si murimo, ijambo ry'Imana ryaramanutse, marayika w'Imana yaramanutse ari kuvuga, ariko ntabwo abantu bigeze bashaka kumva icyo avuga. Ntibashaka guhinduka, ntibashaka kuva mu byaha, ariko si uko bizahora. Anyereka rero ko iri jwi ry'ubuhanuzi, wa mugani, iri jwi ry'ibyiringiro n'ibyishimo n'umunezero, ari ijwi rikomeye rituruka mu ijuru. Arambwira ati rero Louise, wowe vuga, haleluya, vuga ubabwire baceceke bumve. Ntabwo burya rero muvandimwe, njye maze iminsi nkubwira ni ijambo ry'Imana ratubwira, ukagira wenda hari ngo ninjye mbihimba, we yabiri muri bibiri. Ariko Yesu Kristo yansobanuriye yuko mu by'ukuri umurimo mfite mu bantu bagana mu ijuru, nukuvuga ngo mutega amatwi icyo Imana ivuga, nimutega amatwi icyo Bibiliya ivuga, nimutega amatwi icyo ububabare bwa Bikira Mariya busobanura, nimutega amatwi icyo impuhwe z'Imana zivuga, nimutega amatwi, kuko twaje gusanga yuko mu buryo Yesu avuga, twaje gusanga Yesu avugana na buri wese muri twe. Ashobora kuvugana nawe mu mutima nama, mu nzozi se, mu kukwereka ibyo uri kureba. Yesu avugana nawe mu buryo bwose. Ni ukuvuga rero ngo wari warabaye mu rusaku utumva icyo Imana ikubwiye, ko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kanguka burakeye. Haleluya. Nuko rero marayika wa kabiri araza. Ubwo marayika rero wavugaga iby'ijambo ry'Imana, mu by'ukuri yavugaga ahereye muri Bibiliya gusa. Abantu bikomereza ibyaha byabo, abantu ukabona wapi. Ubwo rero marayika wa kabiri akurikiraho aravuga ati iraridutse Babiloni, wa murwa w'icyamamare, iyo yuhiye amahanga yose divayi y'ubuhabara bwayo bukomeye. Iraridutse rero. Iraridutse ni iki? Tumaze iminsi tugana kuri Antikristo. Muvandimwe, nkubwira ibikorwa bya Antikristo, kandi twaje gusanga hari abantu benshi bamukorera, benshi cyane bamukorera, babizi banabishaka. Si ukuvuga ngo bamukorera batabizi, babizi babishaka. Noneho rero abazashyirwaho ikimenyetso cya Antikristo ni abantu bose badashaka guhinduka. Ni ukuvuga iki rero? Muri Antikristo harimo abantu b'ibyiciro bibiri. Harimo uwagiyemo abizi kandi abishaka, hari n'udashaka guhinduka, uzi ko ari kugana mu ijuru ariko adashaka guhinduka. Ijambo ry'Imana rikakubwira ngo kugira ngo ujye mu ijuru ureke ubusinzi, ureke ubusambanyi, ureke amagambo, bya bindi byose duhora dukangurirwa kureka, ukaba ubizi ariko ntushake kubireka. Uranyumva muvandimwe? Ni ukuvuga mu yandi magambo, guhinduka ni itegeko rivuye mu ijuru kwa marayika w'Imana wavugije akarumbeta akavuga ati muntu wumvise ijambo ry'Imana hinduka, kuko iraridutse Babiloni, umurwa w'icyamamare. Iyo yuhiye amahanga yose ubuhabara bwayo. Ubuhabara ni iki? Ibibi byayo. Iyo bavuga umuntu w'ihabara, ubundi baba bashaka kuvuga ku byerekeranye n'ubusambanyi, niko tubizi. Yavuga ngo runaka ni habara, uvuga ngo abasambana n'abantu bari bo bose. Ubusambanyi rero ntago ari igitsina gusa. Burya mu busambanyi ijambo ry'Imana ritubwira ko ubusambanyi ari icyaha gikorerwa mu mutima, kuko umutima ari gukora ubusambanyi wa mbere. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo umutima uba wawutanze, wawuhaye ikindi kintu. Bantu rero bafata uwo mutima mukawuha ibindi bintu, ngaya amafaranga, ngubwo butunzi bw'isi, ngubwo bwenge bw'isi, ngibyo ibindi byose ishitani igenda iduhendesha ubwenge idushukisha. Biriya byose rero bigiye guhinduka ubusa. Hari agashusho nabonye uyu munsi, umuntu
nabonaga nyine ari nk'umuntu kwa kundi bashingura umuntu yarabaye squelette mbese no kuvuga mbese amagufwa kuriya amagufwa y'umuntu burya yo ntabwo ahita abora. Ni ukuvuga ngo iyo umubiri ushanguka hashanguka habanza iki gice cy'umubiri iki ngiki cy'inyama nicyo gihita gishanguka, noneho imbere mu muntu hagasigaramo ya magufwa uko apanze. Nabonaga rero iyo squelette iryamye mu mva, noneho banditseho ngo ubwema bwawe buri hehe, ubwemarare bwawe buri he, ya mafaranga yawe, dore ujye utekereza ko igihe hari igihe kizagera ukagera ahangaha. Uwo waba uri we wese mu isi, icyo waba uri cyo cyose mu isi, amagambo waba uvuga naho waba uyavugira hose mu isi, hari isaha izagera ujye kuryama hasi ugende uceceke. Kandi icyo gihe ijambo ry'Imana riravuga ngo uzaherekezwa n'ibikorwa byawe, ngo nibiruhukire kuko ibikorwa byabo bibaherekeje. Ibyo bikorwa rero nibyo tugiye kuganiraho marayika yavuze, nabyo turabiganiraho. Ibyo bikorwa twabanje kubibona mu ivanjiri, ariko kandi tugiye no kureba ukundi kuntu ibikorwa biduherekeza n'ibihe. Muvandimwe rero tugiye gukomeza tureba ibyo bikorwa, turaza kubireba twitonze, ariko reka nkubwire. Hanyuma undi mumarayika wa gatatu arabakurikira maze avuga mu ijwi riranguruye ati, niba hagize usenga igikoko n'ishusho yacyo, agashyirwaho n'ikimenyetso cyacyo ku gahanga, ku kiganza, uwo nawe azanywa kuri divayi y'uburakari bw'Imana yasutswe idafunguye mu nkongoro y'ubukana bwayo, maze azaba abarizwe mu muriro n'amahindure imbere y'abamarayika batagatifu n'imbere ya ntama. Uwo rero ninde? Uwo ninde rero muvandimwe? Nawe tugomba kumenya uwo muntu bizagendekera gutyo. Ni umuntu umeze ate? Ni umuntu witwa nde? Ese azaba ahagaze ate? Ni ukuvuga ngo marayika wa mbere yavuze iby'ijambo ry'Imana, abantu bararangara. Marayika wa kabiri avuga yuko shitani n'abayikorera biridutse, ni ukuvuga ngo ibyibahendesha ubwenge byose bigiye kuvaho. Marayika wa gatatu aravuga ati noneho n'abakorera shitani. Ni ukuvuga ngo uwa kabiri yavuze ko shitani igiye guhanwa, Babiloni umurwa w'icyamamare. Babiloni ni umurwa w'ikibi. Babiloni ni umurwa w'ikibi, ni ukuvuga ngo mbese ni ubukozi bw'ibibi. Ariko noneho n'abantu, uwo marayika wa gatatu ari kuvuga n'umuntu uwo ari we wese, ngo niba hagize usenga igikoko n'ishusho yacyo, agashyirwaho ikimenyetso cyacyo ku gahanga, ku kiganza, uwo nawe ni ukuvuga ngo hari shitani izarimburwa, izahanwa, ariko hari n'abazayikorera nabo. Aleluya, uri kubyumva? Aba bamarayika babiri ushatse bavuga ko bavuze bimwe. Umwe yavuze ati mwitondere sekibi dayimoni, mwitondere antikriste n'ibyo ari gukora, kuko uwa gatatu aravuga ati kuko abazamukorera nabo bazashyirwaho ikimenyetso, kandi nibamara gushyirwaho ikimenyetso nabo bizaba birangiye. Abantu rero muri iyi minsi mufite ubwoba. Abantu benshi barambaza ngo ubuse ngo iryo zina ry'icyo gikoko ngo tuzabwirwa n'ikiko ritaturiho. Izina ry'igikoko kugira ngo rikujyeho, icya mbere nuko uzaba uri muri wa murwa w'icyamamare witwa Babiloni, umurwa mubi, umurwa w'ibyaha. Aha rero kuri marayika wa gatatu niho cyane cyane nshaka gusobanura, nuko nagiye kubona nkabona abantu barimo kugenda bahanirwa ibintu batatekerezaga ko bakora. Bazira iki? Bazira ikintu cyitwa kwinangira. Buriya rero kumva ijambo ry'Imana ni kimwe, ariko kurishyira mu bikorwa ni ikindi. Ikiruta nuko utaryumva aho kugira ngo uryice wararyumvise. Muvandimwe, ibi bintu birakomeye. Noneho batubwira uko uwo muriro umeze, ariko arangije aratubwira ngo hahirwa guhera ubu abapfiriye muri Nyagasani. Ni koko uwo ni roho w'Imana ubivuga, nibaruhuke imibabaro yabo kuko ibikorwa byabo bibaherekeza. Haleluya. Tumaze iminsi mbabwira nti rero impamvu Bikira Mariya yemeye kubabara, impamvu Yezu yemeye kubabara, impamvu bakomeza kutwinginga ngo nidukizwe, nuko babona ko ubukana bw'ibidutegereje ari bubi. Uyu muriro w'amahindure ngo umwotsi uzacumbeka ubuziraherezo, kuko muvandi muzawuba muzabishobora.
uzira ngo nuko washatse gutunga imodoka ebyiri eshatu, gutunga etaje, gutunga wenda n'ibindi byo ku isi, ariko bizarangirana na wa murwa w'icyamamare waridutse nabyo bikaridukana nawo. Muvandimwe wanjye nkunda, iki ni igihe cyo guhitamo, kandi tugahitamo neza. Uhitsemo gukorera shitani amenya ati ubwo ngewe ngiye kuridukana nayo. Bamarayika rero batatu uko baje bavuga, nagiye kubona mbona abantu benshi barakangaranye, ariko bamarayika ibintu bavugaga byari bishingiye cyane cyane ku bikorwa byabo. Ibikorwa by'abandi by'abantu, ntabwo ari ibikorwa by'abamarayika. Ngo hahirwa guhera ubu abapfiriye muri Nyagasani. Ni koko uwo ari roho w'Imana ubivuga, nibaruhuka imibabaro, kuko ibikorwa byabo bibaherekeza. Abapfiriye muri Nyagasani rero reka tubumve. Ushobora kuba uri gutekereza ngo niba abandi baruhukiye mu mahoro, ntabwo ari abo. Hahirwa guhera ubu abapfiriye muri Nyagasani. Iyo umuntu muri iyi minsi twebwe turi kugenda, ukabwira umuntu turega napfiriye muri Nyagasani, ni ukuvuga ngo narababaye ndihangana. Nicyo dushaka kuvuga mu yandi magambo. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa ubu ngubu abihangana, hahirwa ubu ngubu abemera gupfana na Kristo, ni ukuvuga kubabarana na Kristo kugira ngo bazasangire nawe izuka rye. Ntabwo ari abapfuye basinziriye gusa n'abapfuye basinziriye nabo barahirwa kuko basinziriye hehe? Mu mahoro. Ariko iki ijambo ry'Imana riri kuvuga aha, ntabwo ari abapfuye batacyumva, sibo bavugwa, ahubwo hahirwa guhera ubu abapfiriye muri Nyagasani. Icyo nakubwira muvandimwe, iyi nyigisho irarwanyijwe cyane, irarwanyijwe kuko Sekibi yangenzeho. Nubwo ndi gukora enregistrement nk'uko nsanzwe nzikora, najya kureba ngasanga byahagaze. Nk'ubu ode ya gatatu irangiye ifite iminota 6 gusa. Ubwo rero turabyakira, ntabwo nayihanagura ngo nkomerezeho, ahubwo reka twikomereze ubyakire. Nanjye rero ngiye kurangiza kukubwira icyo Nyagasani yateguye kukubwira uyu munsi. Nuzibona ubwinshi ntugire ngo ni ndende, ahubwo byatewe nuko Sekibi yagiye ni sabotage. Ariko arabeshya ubusa, we ararwana ariko ntanesha, umwami w'amahoro yaratsinze. Aleluya. Ikipe yacu niyo yatsinze, yaramurangije. Sekibi dayimoni waratsinzwe, ntacyo uzatwara ubwoko bw'Imana. Nanjye ndabakwambura. Sekibi narakubwiye, nkubona warika nkwarurira, aho uzashyira icyatsi kimwe nzajya mpita nyihavana. Ntabwo uzarikaho, ngewe nzaba ndi kureba. Nzakwarurira abo uzashaka kwisasira, nzabagaruza ijambo ry'Imana kandi nzabahindura. Yezu azamfasha, roho w'Imana azakomeza agendane nanjye, ariko sinzemera ko Sekibi agira abo yisasira. Umuriro ni ikintu kibi cyane, twese turawutinya, nta muntu udatinya umuriro. Nta kuntu rero Sekibi yazatugororera kuzaba mu muriro utazima, ntabwo twabyemera mu izina rya Yezu Kristo. Nge sinabyemera, ariko naba nge sinshobora kubemera kuwujyamo, kuko uwo mutindi w'umuriro ntabwo twawushobora. Reba rero naho twagereye mu migi twamaze kuba abasirimu, ntitugishaka no kujya kota, twiyicarira kure y'umuriro. Abakozi bakajya mu muriro bakadutekera, abakomeye bamaze gukora umuriro w'amashanyarazi, ubu ngubu ntawe ucyota umuriro w'amakara. Harangiza Sekibi ngo agiye kudushyira mu makara. Mu izina rya Yezu Kristo ntabwo tuzabyemera. Muvandimwe wanjye nkunda rero, marayika uyu wa gatatu avuga ibyo bikorwa bizatuma abantu benshi bashyirwaho icyo kimenyetso. Ibya mbere ni ukwinangira, kumva ko ntacyo bitwaye. Ibindi ni ukudashaka kuva ku izima kubera kwihambira ku by'isi. Aha niho hari gutsinda abantu benshi rero bagana mu ijuru. Ni ukuri dutabare ibikorwa byacu byo gukiranuka bye kutugwingiriraho. Marayika rero yaravuze ati abantu barimo gukora ibyaha mu buryo butatu: mu bitekerezo, mu magambo no mu bikorwa. Noneho mu bitekerezo, abantu bari gucumura mu bitekerezo byiza cyangwa bibi. Umuntu akagambirira icyiza, ubwo ni mu gitekerezo nyine. Igitekerezo ubundi ni mu mutima w'umuntu. Akagambirira icyiza ariko ntakivuge ngo kigire abo gitabara mu gihe gikwiriye. Akagambirira ikibi kandi akagikora. Ni ukuvuga ngo cya cyiza wagambira ariko kitakozwe, burya kizahanwa nk'ikibi. Kanguha urugero, wenda uzi ko runaka arengana, arafunzwe, ari mu nzu y'imbohe kandi uzi neza ko arengana. Ukavuga uti ariko ngewe uriya muntu nubwo bamufunze bwose nge nzi ko arengana.
kuko bavuga ko ari we wafashe umukobwa wo kwa runaka, ariko njye ndabizi neza ko uriya mukobwa wo kwa runaka yafashwe na runaka, cyangwa se byagenze gutya, njye yari yarabimbwiye, ariko ambwira ko nibikomera azabyegeka kuri runaka kugira ngo iwabo bazabone ubwishyu. None rero njyewe nzi ko bamubeshyera, ukaba uzi neza kuko kuriho, warangiza ugaceceka, wa muntu akajya kuburana bakamukatira imyaka 10 cyangwa se ingahe, uzi neza ko ari ukuri atari uko nguko, uzahanwa nk'uwagambiriye kugira nabi. Cyo ngicyo ndizera ko cyumvikanye. Kubw'ibyo rero abantu bakomeje kuzinzika ukuri bazi neza bariyimbire, kuko nabo bazagorwa, bazabihanirwa. Kubika ukuri uzi neza kwakagombye kugira icyo kumarira isi, ariko ugakomeza kukuryamaho. Muvandimwe, igitekerezo cyiza kitakoze ku gihe kizahanwa nk'igitekerezo kibi. Ijambo ryiza ritasohokeye igihe rizahanwa nk'ijambo ribi. Tuvuge, uzi icyo ijambo ry'Imana rivuga, ukabona abantu bari mu cyaha, ukabareba ukicecekera, ngo birabareba, ngo ni akazi kabo, ngo si bakuru se, ngo nta nubwo njye nababwira, ngo ariko ngo bariya bantu ngo uzi ko ari abahutu, cyangwa ngo uzi ko ari abatutsi, cyangwa ngo uzi ko ari abatwa. Ndi kuvuga njyewe mu Rwanda niho nicaye, niho ndi kuvugira, nawe ushobora kuvugira mu yandi mahanga, ngo ni abazungu, bamwe ngo ni abafurama, ngo abandi ngo ni abasinzi by'amoko ari iwanyu iyo ngiyo, ngo ntabwo nababwira, ngo ni akazi kabo, ngo n'agatsinda ngo dusanzwe tuzi ko ariko bameze, ngo ni akazi kabo, nimubihorere. Ukaba ufite ijambo ry'Imana rishobora kubagirira neza, nturivuge, ngo batavaho bakizwa bakamera neza, ngo n'ubundi ngo abatutsi niko babaye, ngo abahutu nta bwenge bagira, ngo abatwa ngo nuko babaye, ngo ntacyo mbabwiye, ngo ni akazi kabo. Ubwo rero muvandimwe, wowe ufite inabi imeze gutyo, ukaba udashaka gusangira n'abavandimwe bawe ijambo rishobora kubagirira neza, uzahanwa nk'uwagize ijambo ribi. Kuko icyo gitekerezo ufite mu mutima wawe, iryo jambo ridasohokeye igihe ngo rikize abo bantu, ntaho ritaniye na rya jambo rya wa wundi wavuze ngo nabambwe, ntaho bitaniye. No kuvuga iki rero, tugira ubutwari bwo kuvuga ijambo ryiza. No kuvuga ngo tuzumva ibyiza, ariko tugomba no kugira igihe cyo gutega amatwi ibyiza, kandi twarangiza tukanabishyira ahagaragara bigafasha abantu. Ibikorwa rero nabyo nicyo kimwe. Igikorwa cyiza kitaziye igihe kizahanwa nk'igikorwa kibi. Ibi bintu abantu benshi ntabwo bakunze kubiha agaciro, ngo njyewe ntabwo nigeze nifuza ngo ko runaka bamufunga, ariko ngo baramufunze, ngo none se nagirane. Niba hari icyo wakora, haranira kubohora uwo muntu, kuko nawe ubwawe ufunzwe cyangwa ari abawe bafunzwe, ntabwo wabyishimira. Muvandimwe, icyo kintu cyumve kandi ukikoreho pe. Mu bikorwa rero, no mu bitekerezo, mu magambo no mu bikorwa, ikintu abantu ba mbere bazahanirwa ni ukwirengagiza ukuri bazi neza, haba mu bitekerezo, haba mu magambo, haba no mu bikorwa. Igikorwa cyiza kitaziye igihe kizajya gihanwa nk'igikorwa kibi. Ibyo byumvikane. Ijambo ryiza ritaziye igihe, uzinzitse ukarimira urizi kandi ryashoboraga kugira abantu akamaro, uzahanwa nk'ufite ribi. Igitekerezo cyiza kitaziye igihe kizajya gihanwa nk'igitekerezo kibi, kuko byose bigira ingaruka zimwe. Ibikorwa rero, mu bikorwa twumvise iki ijambo ry'Imana ritubwira hano mu ivanjiri. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. Nta nubwo uzavuga ngo njyewe sinabonye abo nagirira neza, ngo abo narindi sinashoboraga kubabona. Warababonye, ahubwo ushobora kuba utarabyitayeho, utarabihaye agaciro kanini. Muvandimwe rero, uyu muburo ni uko nguko umeze. Marayika yamaze kuvuga, noneho Yezu arahaguruka. Nkunda Yezu, ndamukunda kandi arabizi, ndamwubaha nawe arabizi, ariko yanteye ubwoba. Yezu Kristo yanteye ubwoba. Yagiye ahamagara, yahagurutse, intebe irazi iterwa ako kanya tubireba. Ako kanya rero hahita haza
abantu n'ibikorwa byabo. Marayika afite igipimisho, dore umunzani ngo urapima abantu, maze bagushyiraho bagasanga ibikorwa byawe wapi hehe ukajugunywa. Mbese Yezu nta pardon yari afite, nta pitiye, kwa kundi uvuga wewe ngo ariko uyu nguyu namupfiriye kumusa, ntabyo yavugaga. Agatsinda Yezu ntabwo yavuganaga nawe. Abamarayika niba babikoraga bari imbere y'intebe y'ubwami, we rwose ntacyo yavuganaga n'abantu, ahubwo abacunguwe yahise ajya kubakira. Ariko mu gihe cy'urubanza yari yicaye yegamye areba uko birimo kugenda. Uhagera bagushyira ku gipimo, wapi ibiro bikabura ukajya hariya, undi akaza igipimo, wapi ibiro bikabura ukajya hariya. Nta mbabazi. Erega imbabazi burya uzigira n'uwo wabashije kuzisaba, n'uwo wabashije kuvugana nawe. Ntabwo azaba ari kuvuga. Ngewe uko nabibonye ntabwo yavugaga, yari yicaye ari kureba. Abamarayika kandi barabitojwe, imyitozo barayikoresheje ukuntu bazacira urubanza bacunguwe. Nta pitiye, nta pardon. Ni ukuvuga ngo wazaga nta wigeze yeshapa. Kandi ntutekereze ngo bizafata iminsi y'iki, umunota umwe. Nako nushaka ubare ku masegonda agize isaha. Ese ubundi umunsi ugira amasegonda angahe? Noneho tekereza yuko buri segonda babaga barangije abantu nk'icumi. None utekereze ko bizihuta nuko ubwo rero umunzani watsinze abantu benshi, kandi abenshi nge nabonaga batsindwaga bari abantu bavuga ko basenga. Reka rero nkubwire ukuntu urubanza rwatangiriye kubasenga. Abadasenga bo bari kuri, bo bari bararangije gucirwa urubanza, mbese byo byararangiye. Icyo bazakora ni ugucishwa imbere y'intebe, kugira ngo mbese bigaragare ko abo batakiri no mu bantu bagomba gutesha abandi umutwe. Hakurikireho rero ba bandi bari basengaga, imbaga y'abasenga, imbaga y'abemeye gupfira muri Nyagasani, nitwe tuzaca imbere y'intebe y'ubwami. Noneho bahamagare Umumararungu Marie Louise, nze nihuta cyane. Mbese izina barihamagaraga speed mu maguru y'umuntu. Imbere y'intebe ku munzani, utsindwa genda, utsinda tambuka, utsindwa genda, utsinda tambuka. Byari bikomeye cyane. Ariko kuri wa munzani hiyandikaga ibikorwa wakoze. Abo waba warakandagiye, abo waba waragiriye nabi, mbese ibyo bikorwa byose byaje, byose byazaga, mbese bagushyiraga ku munzani, byose bikiyandika imbere yawe, wowe ubwawe ukabibona ko udashobora no gutambuka. Ibyo wakoze byiza muvandimwe, wicika intege, wigira ubwoba, hari aho byanditse. Ni ukuri kw'Imana nge nabyiboneye, bigiye kugaragara imbere yawe bigusove, bivuga izina ryawe kugira ngo rikire, bigiye kuza imbere yawe bigushinje, bivuga izina ryawe kugira ngo uhanwe. Ngewe rero nabonye meze nka marayika waje imbere yawe kukuburira. Ngewe ndavuga nka marayika, wenda ibyanjye by'urubanza rwanjye ntumbaze ubu se wowe warangije gucirwa urubanza, ntago bikureba. Wowe iyumvire iby'akarumbeti kari mu kanwa ka marayika,